Yesu nashimwe cyane nshuti bakunzi b'umusaraba duhuje kwizera no kwemera umwami wacu Yesu Kristo. Turabashuhuje aho muherereye hirya no hino, tuzi neza yuko mukunze kudukurikira kandi mukunda ijambo ry'Imana tubagezaho uko dushobojwe n'umwuka w'Imana. Rero reka mbere yuko dusenga Imana kugira ngo twinjire mu nyigisho y'umunsi, duhe ikaze abadukurikiye bari mu mugabane wa Afurika aho muherereye hirya no hino, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Abadukurikira bari muri Amerika, turabizi neza ko umunsi ku wundi mugerageza kutwereka ko muri kumwe natwe. Imana ibaha umugisha. Abari muri Australia ndetse no mu yindi migabane itandukanye nka Aziya, muhabwe umugisha n'Imana. Reka rero dusenga Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana data twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Mana igira neza, Mana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inama tugira. Turagushima kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe n'abakunzi bawe bari hirya no hino. Turasabye kugira ngo iri jambo uriherekereshe imbaraga kandi uriherekereshe umwuka wawe kugira ngo rikore icyo ryatumwe mu mitima n'amatwi y'abaryakira, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Prophet Eric Uwayesu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, igitabo cyitwa Amaganya Yeremiya, ibice 5 ku murongo waho wa 21. Amaganya Yeremiya ibice 5 umurongo wa 21. Dusome ijambo twumva icyo Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ryayo. Haranditse ngo twigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Ndagira ngo dusubiremo, utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga ku ijambo nahaye umutwe uvuga Imana itugarurire ibihe. Imana itugarurire ibihe. Kenshi mu buzima tubayemo kuri iyi si, ubuzima dukuriramo, dusanga ku isi hariho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari ibintu byinshi tugenda dusanga kuri iyi si, dusanga byaragiye bishyirwaho n'abantu, bikubakwa n'abantu, ndetse hari n'uburyo twagiye tuvuka dusanga hariho uburyo bwo gusenga, hariho uburyo bwo kwegera Imana, uburyo bwo gusabana n'Imana mu buryo bugiye butandukanye. Ndibuka ko mu bihe byacu tubyiruka hariho ibihe byo gusenga, abantu tukarara amajoro dusenga, abantu tukagira umwanya wo kuba ku gikumba mu byumba by'amasengesho, tugasasa ibirago cyangwa se imikeka, tukaba imbere y'Imana tugasenga. Twagira amahirwe cyangwa umugisha, Imana ikavugana natwe. Kubera iki mbyese amahirwe? Nuko Imana idapfa kuvuga, nk'uko njya mbigarukaho mu nyigisho nkunda gutanga. Imana ivuga kubera impamvu. Iki gihe rero muri ibyo bihe wasangaga abantu basenga bafite urukundo, bashyira hamwe, bashyigikirana, basangira ibyo bafite. Kuko iyo twarangizaga amasengesho wasangaga habaho umusangiro mutagatifu, tugasangira. Usanga ufite ikibazo, hariho gufashanya, hariho gushyira hamwe. Ugasanga n'ibihe byatumaga abantu baba mu mwuka, baba imbere y'Imana, bikorohera Imana kuvugana nabo, ndetse bikorohera Imana gukorera muri bo. Ikibazo tugomba kwibaza, ese muri iki gihe niko bimeze? Muri iki gihe abantu baracyashyira hamwe, abantu baracyashyigikirana, abantu baracyagira ibihe byo guhura, bagafata iminsi, bagapanga kuba bari imbere y'Imana, bagafata ibihe byo kuryama imbere y'Imana, bagasenga, bagasasa imikeka, bakavuga ngo reka duhamagare Imana. Ibyo bihe biracyahari. Ndagira ngo icyo kibazo ukibaze nk'uko nanjye ndi kukibaza, kandi tuze gukomeza kugenda dufatanya kubishakira ibisubizo. Iyo rero ndebye dukurikije ijambo dusomye ryavuze ngo Uwiteka we utwigarurire, natwe tuzaba tukugarukiye by'ukuri, tuzaba tukugarukiye. Ngo kandi utugarurire ibihe byacu bya kera. Kubera iki iri jambo rivuzwe?
kucyaba bifuje ibihe bya kera nuko uko iminsi igendiza haleluya uko iminsi igendiza ibintu bigenda bihinduka ibihe bigenda biha ibindi ibihe bigenda bihinduka ndagira ngo twibaze iki Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo uko yarari kera ngo n'uyu munsi niko ari ngo kandi niko azahora iteka ryose umve uko yarari kuva twamumenya n'uyu munsi niko ari ni nako azahora iteka ryose ugiye kwanariza iri jambo wasanga uyu mugabo umugani nta terambere afite ibaza umugabo wo mu 2000 uko yarari ngo akaba ari nako ari muri 2019 ngo akaba ari nako azaba ari mu bihe bizaza birumvikana ko nta mpinduka iri kuboneka kuri uyu mugabo ariko ibintu dushaka ibintu twita iterambere ry'iyi minsi ari byo bigenda bibuza abantu guhura kugira ngo bagire bya bihe byo kurara imbere y'Imana byo gusenga byo kwingingira igihugu byo kwingingira itorero byo kwingingira imiryango usanga byaratwawe n'icyo twita iterambere cyangwa se icyo twise iterambere ryatumye twita ko cyangwa twumva ko ibintu byose bigomba gukorerwa bigomba gukorerwa online bigomba gukorerwa kuri Whats'App kuri za Facebook ariko ntabwo iterambere rigomba gukuraho ibihe byacu byo kwegerana n'Imana haleluya ntabwo iterambere rigomba gukuraho ibihe byacu ibihe by'abera byo gusabana n'Imana kera wasangaga abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye bahura bakegerana bagashyigikirana bagashyira hamwe bagasenga Imana ubu naratangaye cyane aho usanga abakozi b'Imana aribo barwanyana hagati yabo sanga umwe arimo ararwanya undi kubera ko yateye imbere ngo yamurushije kugira abakristo benshi ntabwo nge mbibona ko ari ugukorera Imana kuko niba Imana dukorera ari imwe ari Imana yaremye ijuru n'isi hakabayeho gushyigikirana nk'abantu dusenga Imana imwe abantu tuvuga Imana imwe abantu twitwa ko tujya mu ijuru rimwe ntabwo hakabayeho kurwanyana cyangwa se gushyigikirana Imana ishimwe cyane ndagira ngo utekereza kuri iri jambo niki gituma buri munsi inshuro nyinshi twumva za bombori mu madini mu matorero kumva habayemo ibintu by'urusaku rukomeye nukubera iki hari ibihe Satani yanyaze abasenga hari ibihe Satani yibye ubwoko bw'Imana abyiba abitwa ko bakorera Imana aricyo kintu dukeneye gusenga haleluya kugira ngo Imana itugarurire ibihe byacu igarurire ibihe by'abakozi b'Imana igarura ibihe by'abavuga Imana bantu bongera kugira umwanya wo gusabana n'Imana bantu bongera kugira umwanya wo kwegerana n'Imana Imana itugarurire bya bihe haleluya abantu bongera gushyira hamwe abantu bongera kuzamuka imisozi bakajya gushaka Imana abantu bongera kumanuka ibibaya bakambara ibigunira bakiyambura icyubahiro bakiyambura amatitire bagashaka Imana Imana itugarurire bya bihe umuntu yongera kumva acishijwe bugufi no gushaka mu maso h'Uwiteka haleluya haleluya benshi muri iki gihe barangariye mu matitire barangariye mu bindi bintu bikomeye byo kurwanira abakristo reka mbabwire ntabwo abantu ari ab'umuntu abantu n'ab'Imana niba abantu ari ab'Imana niba abantu ari ab'Imana turi kubajyana ku Mana mureke twongere duhamagare bya bihe byo guhamagara Imana tukayititiriza Bibiliya ivuga ngo gutitiriza Uwiteka haleluya ngo iyo umutitirije ngo ugira umugisha wo kumubona kubera iki iyi Mana yacu ikeneye ko abantu bayegera biravuga ngo nimunyegera ngo nanjye nzabegera Imana yacu ishimwe cyane Imana yacu himbazwe ntabwo Imana idukeneye ko tuba mu bihe twirirwa kuri za Facebook ntabwo Imana ikeneye ko abantu baba mu bihe by'ikoranabuhanga Imana ikeneye ko abantu tuba mu bihe byo kuyegera tukumva ijwi ryayo iyo watindanye n'Imana usa nayo haleluya iyo watindanye n'Imana usa nayo iyo watindanye n'isi isi iragutwara ikakwambika ibyisi ariko mureke dutindane n'Imana kugira ngo tubashe gusa nayo
ndumva nkwifuriza ko iri sengesho turihurizaho tubwira Imana ngo Mana ongera utugarurire ibihe byacu, ibihe byo kongera gupfukama, twongera dupfukame ku karago, twongera duhamagara Imana, twongera twifunga umukanda mu nda maze dupfukame, twiyime ibyo kurya n'ibyo kunywa, duhamagara Imana, tutitirize. Haleluya! duhamagara Imana yaremye ijuru n'isi ngo nayo izumva gusenga kwacu idukirize igihugu. Ese bakozi b'Imana benshi muri iki gihe, bakozi b'Imana bamwe na bamwe ntibakigira ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana ngo bategure inyigisho. Reka da, basigaye baguguringa, bakaguguringa bakareba inyigisho z'abandi bagaterura bagakuraho, ubundi bakajya kwigisha ibintu batasengeye, ibintu batabajije Imana. Oya mureke twinginge Imana itugarurire ibihe byacu. Répétition kuta lavayino, twinginga Imana itugarurire ibihe, bya bihe byo gupfukama. Umuntu akinginga Imana ukayibaza ngo Mana n'icyo abana bawe bakeneye kumva mu ijambo ryawe, n'icyo ubwoko bwawe bukeneye kumva mu ijambo ryawe. Oya mureke twongera gushyira hamwe. Haleluya! Imana itugarurire ibihe byacu, ibihe byo guca bugufi. Abakozi b'Imana basigaye bahangana, ngaho ni bande baryanye n'abakozi b'Imana, ninde uri gusebya undi n'abakozi be. Oya, abakristo bo muri iyi minsi dukwiriye gukizwa, nta gakiza kari modele kabaho. Oya, Yesu ubwe uwo dukurikira ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntahinduka. Uko yari ari ejo n'uyu munsi ni ko ari, ni nako azaho. None kubera iki agakiza tukamodereza tukagahindura, agakiza ka 2017 2017 gatandukanye na 2019? Aho yaba arakubeshye. Agakiza ni kamwe ntigahinduka, agakiza ni kamwe, kuko agakiza twakiriye ni Yesu Kristo. Niba Yesu adahinduka n'agakiza ntigakwiriye guhinduka. Bantu ntibakijyana Bibiliya ntibakizijyana mu rusengero. Bantu basigaye batwara telefone mu rusengero. Oya, iyo telefone ujyana mu rusengero uyisimbuje Bibiliya, utekereza ko 2001 warayijyanaga cyangwa wajyanaga Bibiliya? Twinginga Imana itugarurire ibihe byacu. Ibintu by'ubusirimu bitwaye abantu, ibintu by'ubusirimu byisha abantu, ngo umuntu ntiyatwara Bibiliya bamuseka ngo ayifite muri telefone. Umva nkubwire, Imana itugarurire ibihe byacu. Lesutala pakula sadagrefora, Imana itugarurire ibihe byacu. Twongere tugarure wa mutima wari muri Kristo Yesu, wa mutima wo guca bugufi, wa mutima wo gusabana n'Imana, wa mutima wo kwegerana n'Imana. Haleluya! wa mutima wo gupfukama imbere y'Imana, tukabwira Imana ngo Imana y'ukuri ongera ukomeze kundondora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Twinginga Imana idukamure, idukuremo inkamba zose, idukuremo kamere, yice kamere ziba muri twe. Bakozi b'Imana, mureke dusubire ku rufatiro, mureke dusubire ku isoko, mureke dusubire ku iriba, tujye kuvoma amazi meza. Umuntu atanga icyo afite. Niba utagira ibihe byo gusabana n'Imana, niba utagira ibihe byo kwegerana n'Imana, niba utagira ibihe byo gusiga abandi bantu ngo bitaze, ujyaho Imana iri wumva ikikubwira, uzahica abandi, n'icyo uzatanga. Impamvu abakristo bo muri iyi minsi badindiye, impamvu badakura mu mwuka, nuko aba bayobora nabo badindiye. Dinginga Imana ngo igarure bya bihe byo kuyegera. Witeka tugarurire ibihe, abasenga bongera guhura, basenga, abantu bongera bazamuka imisozi, abantu bongera bamanuka ibibaya, abantu bace bugufi, bambara ibigunira. Abantu bace bugufi, bahamagara Imana, batakambira Imana. Ababyeyi bongera batakambira Imana, abagabo bongera batakambira Imana. Twongere tugire ibihe byo gusabana n'Imana. Ndashaka kugusengera muri iri jambo. Birashoboka ko ari ukamutse,
birashoboka ko hari uri kuvuga Imana muri iki gihe, birashoboka ko wumva hari ibihe byo gusenga muri wowe byarakamutse muri wowe. Umva nkubwire, humura, ongera ugarurire Imana icyizere, kuko yo ntihinduka. Wikwibaza ngo Mana kuki udakora. Imana irakora, ahubwo ibyaha byacu nibyo byabujije Imana gukora. Ndashaka dusenga Imana. Mana igarure ibi bihe, ibigarure mu mutima wawe. Mana ibigarure muri twebwe, igarure ibihe byo kwiyegera mu izina rya Yesu. Ndashaka ngo dusenge, reka dusenga n'Imana muri iri jambo. Imana ikugarure ibihe wanyazwe mu izina rya Yesu. Mana data twese ni mu ijuru, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, Mana mva gusenga kwabera, tubaguhamagaye mu izina rya Yesu kugira ngo tugarurire ibihe Satani yanyaza abera, ibihe Satani yanyaza abasenga. Ibyo bihe turabihamagaye kugira ngo ongere kubigarura mu buzima bwacu, twongere dusubire ku isoko kugira ngo ubone kudushyira ku isoko. Nuhimbazwe mwongere mwiza, kuko umwuka wawe aherekeje iri jambo mu matwi n'imitima bazaryakira, kugira ngo byongere Mwami Imana basubirane bya bihe byo guca bugufi no gutindana nawe, kugira ngo babashe kwakira ubwiza bwawe. Ishimwe nikuze n'ikibaro nibikugarukire here none ukagiteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.